abarenga 95% ntago bazi impamvu ibi bintu bibabaho. Naho 80% by'abibaza iki kibazo nawe ntibazi impamvu bibabaho. Ikibazo giteye gitya: ni kuki iyo utwaye imodoka ukageraho uyoba mu muhanda, ikintu cya mbere ukora ari kugabanya volume ya radio, cyangwa se abo muri kumwe ukababwira ngo baceceke? Byari byakubaho? Ibi binyibutsa cyane cyane muri iki gihe gikonje cyaneje, igihe twari dufite igitaramo cyari gishyushye cyane i Montreal. Twari twabukereye, abantu bose bafite morale, bambaye neza, bari kuririmba. Icyo gihe ninjye wari utwaye. Hanyuma ngeze Montreal nibeshyaho imihanda ibiri yaho twari tugiye. Kubera muri aya mahanga ukuntu nka Montreal yubatse, usanga imihanda myinshi ari sens unique. Ni ukuvuga ko ari ukugenda gusa utari bugaruke. Ugomba kugenda ukajya gukatira kure kugira ngo uzagaruke. Iyo ukomeje kuyobagurika utinda kugera aho wari ugiye. Nibyo byatubayeho. Ariko mbere yuko menya ko nayobye, urumva ko amajwi yarari hejuru, abantu bari kuririmba, morale ari yose, abantu bose biteguye ikirori. Hari abari batangiye kongera gufata amakote kuko twari tugiye gusohoka mu gihe gikonje nk'iki ngiki. Icyo gihe twayobaguritseho nk'iminota igera hafi ku 10, dusanga abandi bageze imbere muri uwo munsi mukuru. Ariko ikintu ngarukaho buri gihe kijya kintera kwibaza, ni kuki buri gihe iyo nyobye ngabanya volume niyo harimo ibindi bintu bisanzwe, ibindi biganiro bisanzwe. Ariko naje gusanga atari njye nyine bibaho, buri mushoferi wese byamubayeho. Ndetse nawe nimba uri kwiga imodoka witegure yuko bizakubaho. Ariko impamvu nta yindi, nuko umutwe wacu udashobora gukora ibintu runaka bikurikiranye icyarimwe. Ni ukuvuga yuko iyo ugeze mu gihe cyo gufokasinga, ugomba kuba uri gufokasinga ku kintu kimwe. Iyo hajemo ibintu 2, 3, 4 bitandukanye, umutwe uracanganikirwa. Nicyo kintu abantu bakunda gukoresha iyo bari gushaka kwescroka umuntu. Bamubwira ibintu byinshi bitandukanye, mu gihe umutwe urimo uratekereza akabakoza ikindi kintu kinyuranyije n'ibyo wowe wifuza kuba wakora. Uzacunge neza, abantu bagiye bamburwa ni muri ayo manyanga, ni muri izo nzira banyuramo. Kuko turi abantu, niko umutwe wacu ukoze. Igihe cyose haje informations nyinshi ndetse n'izo gushakisha mu mutwe, bituma umutwe ukora cyane. Hari bimwe uhita wibagirwa, uhita usimbuka, utanitaho, udata umwanya wawe. Hari nk'igitabo uwitwa Aberkan yanditse, aho asobanura uburyo umutwe ukora. Asobanura ukuntu umuntu yinjira mu iduka akiba isheneti igura 20,000 by'amayero, by'amapawundi, akayiba atanze ibipapuro. Avuga impamvu n'ukuntu bigenda, hari naho bidakora. Ngarutse ku mpamvu nahisemo iyi topic kuyibaganirizaho, nuko 92% kuri iyi si tutagera ku ntego zacu twihaye, kuko dutakaza focus yacu mu bintu bidafite agaciro, kuko dutakaza focus yacu tutazi uko umutwe wacu ukora, kuko umutwe wacu ukuntu uteye utuma uturinda kubaho ibintu byadushyira muri danger igihe cyose. Umutwe wacu utuma tuba abanebwe, ntidutere imbere. Iyo rero wamaze kumenya ukuntu umutwe ukora, ukuntu utuma udaba productive, ukakubuza kugira ikintu ukora, nibwo
ubasha kuwutegeka icyo wowe ushaka kugeraho. Uzasanga abantu benshi barangazwa n'utuntu duto cyane kandi duhoraho. Utwo tuntu duto cyane, urugero nka notification ije muri telefone yawe ikubwira yuko woherejwe message na kanaka, uhita ujya muri message. Wajya muri message, yaba WhatsApp, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba ari hehe, ntubura indi minota uhatakaza. Ni ukuvuga yuko akazi wari urimo ukora karatakaye. Kandi nanone research zagaragaje, ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyo utakaje focus yawe kugira ngo uzayigarure bigutwara iminota irenze 6. Ibaze rero nimba wari uri gukora nk'ikizami ugatekereza akantu gato kari hanze y'ibyo wari mukora, uzagaruka mu kizami ya minota 6 imaze gutakara. Kandi ya minota 6 mu kizami uzi ko ari iminota y'ingirakamaro. Ni hahandi usanga abantu batarangije ibizami barimo bakora. Ni hahandi usanga akazi ugakomeza gukererwa kubera yuko umuntu yarangaye. Muri ubwo bushakashatsi kandi bavuga yuko kugira ngo umuntu abe concentrated, abe focus, akora ikintu akirangize, atari ngombwa yuko umara igihe kinini uri gukora ikintu kimwe kirambirana. Urugero tuvuge nk'umunyeshuri kwiga. Niba ushaka kwiga neza, ufata iminota 25 ukiga, ugafata pause iminota 5, ukongera ukagaruka 25, ukongera ugafata pause. Ibyo ngibyo hari umutaliyani wabyise abikorera na application yitwa Pomodoro. Ituma uconcentrating iminota 25 ukaruhuka 5, ukongera ugaconcentrating iminota 25 ukaruhuka 5, inshuro enye. Ku nshuro ya kane niho ufata pause y'iminota igera kuri 15, ukongera ukagaruka. Ibyo bituma muri ya minota 25 uri gukora, ukora ikintu wagombaga gukora kandi ukagikora neza. Nimba uri umunyeshuri bikagufasha kwiga ukabifata neza. Nimba uri rwiyemezamirimo bigatuma project urimo ukora uyikora ukagera ku ntego zawe vuba na vuba. Muri makeya nibyo nagira ngo mbasangize, twese hamwe tugerageze kugera ku ntego twiha, tugerageza kuba productive. No kuvuga ko ibyo twiyemeje gukora tubikore tubigereho. Ibiturangaza byose byo bizahoraho. Facebook izahoraho cyangwa se igisa nkayo, cyangwa se haza ibindi bishyashya nka za TikTok, haza n'izindi application nshyashya zigenda zituma turangara. Ababasha kubikorera amafaranga niko kazi kabo ko kugira ngo turangare muri ibyo ngibyo bo bakorere amafaranga. Ariko nimba uzi ko ikintu uri gukora ukibyazamo umusaruro, bikore. Nimba kujya kuri Facebook ubibyazamo umusaruro, bikore. Hari benshi birirwa kuri Facebook bagira ngo bari kubyazamo umusaruro, ahubwo barimo bararangara, barimo baratakaza umwanya mwinshi mu bintu biri kuri Facebook cyangwa se kuri Twitter cyangwa se izo social media na YouTube n'ibiki byose. Ikintu cyiza cyo kuba kuri social media, ujyaho uzi ko ari wa mwanya wawe wateganyije koko wo kurangariraho, wo kugira ngo umutwe wawe wongere urebe ibindi bintu bitari byo mu kazi gusaba ingufu nyinshi, gasaba umutwe gukora. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa HABINSHUTI Serge. Mu buzima nizera yuko inshuti nziza zigufasha kugera ku buzima bwiza. Haranira kugira inshuti nziza kandi nawe ujye uba inshuti nziza ku bandi, ubafashe kugera ku bintu byiza. Rwanda Tube is there for you. Musubscribing, mucommenting, mugire icyo mutubwira ku biganiro tubagezaho bya buri gihe. Nakagaruka.